no uri kuzuma birabaye numvaga mfite amatsiko y'ibi bintu numvaga nshaka kuzagobera kuno narume kandi uragasaza oya ntago ari ubusaza ahubwo bino bintu ari ikintu binduhura mabuja bikurura iki kera nyibacu nakundaga guhobera mu wanjye nk'iyo nabaga afite ibibazo kandi nkumva nyine hari ukuntu nduhura ahubwo ubwo watangiye gukumbura mama wawe ntago ari ukumukumbura byonyine ahubwo mabuja mfite ibintu byinshi cyane muri ngiye bindwaniramo bingoye uzi ko ntaraguye ifoto yanjye hari hepfo mu muhanda ifoto yayo do ifoto yanjye nitoraguye hari mu muhanda ndimo kujya guhaha ariko iyi ngiyi wabona ari wowe wayitaye kuba wabyibagiwe oya iyi foto ndabyibuka neza ngiye nayisize mu rugo ahubwo icyo mbonye cy'umuntu ashobora kuba ari naha yarazanye no foto akaba ari nko kugenda ndangisha ariko mama wanjye bari muri uyu mujyi nakora uko nshoboye kose tukabonana yego mama akaba ari inaha mama wanjye akaba ari inaha ariko reka nkubwire mabuja buriya mama wanjye bari inaha nakora uko nshoboye kose tukazabonana niba kibaho oya buriya ariho none mva kubwira ibindi bintu mabuja uribuka ba bantu bigeze kunkiza bagiye kungirira nabi babandi bari baranshimuze mama yaragushimuze babandi bari baranshimuze nababonye wabonye hehe mubonye hari mu gasantere ngiye guhaha wese yakubonye ntabwo yambonye gusa bakiri kugushakisha byashoboka mabuja ko bakiri kunshakisha ko nta kintu yaba arimo arakora hano n'ahantu batuye ni kure ariko humura nta kintu bazagutwara igihe cyose turi kumwe nta kintu bazagutwara ngiye ndi kumwe nawe nta muntu uzagira ikintu agukora ndakwizeye ngewe humura nta kintu bazagutwara warangije usa gutunganya ibyo wari gutunga natubonye utuntu twose wari umenye guhaha nabiza yirukana cyangize ntegereje umusatsi muraje rwose muri guseka nk'igitandukana mwaye nk'imishumi n'inkweto pe akoshani amagambo usigaye ugira usigaye yakura he erega nawe musige muza ese mama nakubahane ngaho musige muza mushoranye muri guseka mbese ntimugitandukana naho ngaho mwana atinze ese mama nawe nta kintu cyitaho ntukinyitaho munyakura he ese mama ni iki wowe utabona ntukinyitaho se bita kuri marayika nta na kimwe musebe mugenda mwisetse buri kanya mugendana mama mva nkubwire ibi ndabirambiwe cyo nkubwiye cyo uyu munsi ugomba guhitamo hagati yanjye na marayika uguma muri uru rugo kandi ibyo mugenda seriye ugomba guhita musigara muri uru rugo akoshani nta soni ugira mu mutwe wawe umva nkubwire rero wa mukobwa we ufite imyaka y'ubukure uca aha ngaho ugenda ntuzongere kumenyera bene ako kageni urandebera ukuntu usigaye undeba wagira ngo ahari ntabwo ari njye wakubyaye koporo yesa gusohotse kandi bwana n'uyu sivile tumubwirisha ngiye kukurekura ugende ariko umenye ko muri inyuma intambwe ku ntambwe ikirenge ku kindi ibyo ukora byose nzaba nkureba bakamenye ko umugore wanjye ari muzima sha wakigabo we ndamukamenye ko umugore wanjye atari muzima wowe abo mukorana bose urubyaro rwawe ndetse n'umuryango wawe nzabarimbura fande birangiye wisubiriye se menya ko ibyo wibwira hari abatekereza kukurusha umva nkubwire ibyo mwakora byose mumenye ko muri kungambanira kandi nanjye nzabagambanira nzabahiga paka mbashyize ikuzimu. You understand?
ibyo wibwira bishobora kuba ari byo, ariko buri wese hari icyo isi imwigisha. Niba nawe utarize simbizi, ubu nta kintu wize. Nukuvuze Kopo! Yes sir! Good job! So, no thing sorry hands. Nako musora geta agenda. Musora geta agenda nyina mwirenda. Toka! Bintu nkomeze mbyirukemo cyangwa mbivemo burundu. Aha. Ese rya cyamba Fifi yambwiraga niryo. Reka njinjiremo ndebe. Nizere ko nta muntu wamenya aho ugiye. Humura nanjye ntabwo ndi umwana. Uri intwari, ibintu nibirangiye uzanahura uri intwari. Nawe uri intwari. None se kuba nta kintu wigeze uvugira muri gereza kabisa. Uri intwari kabisa cyane. None se wandangiye ahantu boss ari ko ari ibintu byo kumubwira byinshi mfite. Hakose ni cyo cyazo usigaye ufite. Ko nsigaye mbona ntazi ikibazo ufite cyo mu mutwe koko. Mbwira ufite ikihe kibazo nkimenye ko ndi nyoko. Mama nawe sinzi uko musigaye mfata pe. Rero ndashaka kwigendera. Kubera iki? Kuko kugira ngo nguteranye n'umukobwa wawe, njye nta kintu na kimwe nifuza cyaza hagati yawe n'umwana wawe. Kandi njye ndagukunda, waranakoze kumbera umubyeyi mwiza, wambereye mama wanjye atarari, ariko ntabwo bishobotse rwose. Njye ntabwo nakifuza ikintu cyatandukanye umwana n'umubyeyi. Noneho ngo icyo kintu kiba ari njyewe. Oya pe. Ngiye kandi warakoze. Ugenda sujya hehe? Ugenda ufite iyo ujya wowe? Aha ni iwanyu, ugomba no kubimenya neza ko ari iwanyu. Uranyumva? Uretse se ubushinzi bw'abana b'ubu ngubu ubu uragenda ajya hehe? Eda yarya mu cyumba. Genda mu cyumba. Ikiraho ngaho utanyibara ikiraho ngaho. Mwambonye. Ubwenge ntago nabikira. Niba ari ukuri kunyigisha biri kujya binana. Ukine neza uramuko uzanye ndusura ngata kumwiba. Hano nayo tangashyira he? Gashyiraho ngaho nyine. Gutya. Ubu nzajya nkwigisha buri munsi. Umva rero nkubwire. Tuganire ndi kuyaguha. Niyo mpamvu nsaye kujya kuntunganira. Yabafite amakuru yashyushye. Sira ndakuze. Ngiye kasuza yumbi ruhandi bavuga atajya kunuka ukamvugira. Cyane rwose. Nushaka n'imyate papa nzaye kubwira. Kuba papa dahari nsajya ngufasha. So nkubwire rero. Wa mukobwa wa. Iyo turi kumwe twicanye mu gikoni. Abari barakuvuga. Uravuye mu cyafasha mu. Ariko akuvuga neza. Nzajya mbikubwira ibyiza n'ibibi.
nibi birahari ariko tukamubwira ibyiza uyu munsi sibyo yarambwiye ngo aragukunda ngo n'ikintu mupfa ngo bayumva mwaseka mukamishuti urumva hari imitungo yacu ibyo rero urabona abaturage batari kukwikundisha abafite ikintu ari gupanga nanjye sinamwemerera nzayaguha ntabwo ndi wardrobe sinda akabati pe rero ahubwo ikintu mubwira nimba wumva wowe mwabishuti muzanye inshuti mwikuruhane rwanyu nyine ngiye mbasha kugira ngo tube muzi dufite umutima mwiza sibyo oya kazajya kanyambarira imyenda ibyo ngibyo rero nshaka kubwira byonyine aha amabi ndagukunda kuri gisazi none urabiraye ngamagashyi gabanya imikino uraturi ku rwego rumwe tucishijemo niko kabi ariko ntacyo Fifi, wamfunguriye? Okay. Aya ndicara aha ngaha mpaka ufunguye. Yes, Fifi. Oh, pole sana chérie. Ako kukaniga kawe yigize ishyano ubundi akoze muki akoze muri zahabu kuki yumva cyane ariko wamumaye nkamubwira mbabarira umume mubwire ubwiza bwawe mubwire ukuntu umurenze nadapfukama nkagusaba imbabazi sha umva ariko umva ujya uva kunjya ariko ntukinginga inyatsi mama nizere ko arangije guhitamo bituma vuba cyangwa n'igendere umusiga waratsuzugaye bigeze he ari munzu vuba imbesire ndavuze ngo munzu
soni n'undi munsi uzubahuke mu wanjye ariko ntuzatinyuke gukora ku kintu papa wanjye yakozeho. shani kuki usigaye ugira amahane kuri urwo rwego? nasi uko rufasha nari ngiye kuguhereza ngo nyigutorere nyiguhereze ngewe ngubu koko ikindi rero ngukorera ikibi cyari gike. Ugira ute? Ngubu ubufasha nyitore nyiguhereze. Ubu niyo mpamvu utangiye kumbwira amagambo angana gutya nankomeretsa. Uvuze ngo kumfasha nigeze mbigusaba nakubwiye ngo ujye ucunga intoki zawe na gatonya nikazakore ku kintu cya papa wanjye. Ako shani ubundi ukuntu usigaye uziko nsigaye nkureba singusobanukirwe ko ntigeze nkurera nabi ayo mahane nubwo bukunguzi usigaye warabukuye he? Mama kuva waza n'umukobwa sinzara kuva yatuzira mu buzima nta na rimwe ntukimfata nk'umwana wawe. Ese shani ntago nkikwitaho uragira ngo nzajye nirwa ngwetse kugira ngo umenye ko nkwitaho kugira ngo mve wishimye nzajye nza mu buriri bwawe se uryamye nze nkurira imbere ngo ucire imigani kugira ngo usinzire umva nkubwire mukobwa nutiga guca bugufi ngo wige kubana n'abantu ntago ngiye nzabana nawe uranyumva neza Ngunca guca bugufi cha bugufi ncira bugufi nde ncira bugufi nde hano shani uvuze ngo iki uravuze ngo nta muntu hano wacira bugufi umva rero nkubwire wa mukobwa narakubyaye ariko ndi kubona amabere yuzuye agatuza sibyo wujuje imyaka mvira mu rugo igihe uzamenyera agaciro k'umuntu igihe uzamenyera guha abantu icyubahiro uzagaruka aha ngaha nutiga guca bugufi ntuzagaruka aha ngaha uranyumva n'ubundi wari warantindiye na papa ntagakirwa ndagiye rwose huma ntuzongera kumbona mu maso yawe genda shani genda rwose sorry akusimana ushobora byose ubu narabyaye cyangwa naherekeje abandi kubyara ko abajana kwihangana rero ugasenga naho ubundi satani nta hantu atari kandi ugire kwihangana muri we no gukomera. Hari igihe abantu bagera mu myaka igoye cyangwa se ibintu bikaba ari n'ibirogano cyangwa umwana wakaba yaratewe na dayimoni utaramenyekana uwo ari we. Ni ukuri wegera Imana usenga usaba Imana igufasha kuko umwana umeze gutya amashaziro yawe yaba mabi umwana yatuma upfuniyahuye ni ukuri mabuja. Musenge pe usenge kandi usenge ukomeje iki ni ikigeragezo mabuja. Mbega umukobwa mwene ntabwo n'icyuki kabisa cyane amakuru ase kuncaho nk'umuntu utanze bite byawe wabaye iki se bamuna witumbishije hari umuntu akurakaje se Mana yanjye umukobwa wiba ufite imishiha Muvuza wiriwe Ndo. Asha mbone. Ndamubonye yitumbishije ndanamusuhuza ngakunsubiza ndamwibona ndigendera. Bambira ndo. Ndo. Bite? Sawa. Oshana nawe watinze. Sinuko watinze kumwana. Ibyo byihore uzinu bimbayeho. Mama yangu. Ahubwo se kamubaza. Kumbonyeshe dukutenya kasha nikitumbishije kabaye. Byashadu bishyira ku ruhande. Rujye ubwira ngo ndinjajwe ubo ngo mufite inkuru. Urayama. Ari kugiranguza. Sabaze ngo ndinjajwe. Ubu n'ubuje rwangiye gukora kantu burebere. Ngiye kugukubita inkuru itomoye. Ubu mfite ibintu byinshi byo kuyima yose kurutayo. Byo kuvuga ari kubyo byizeye. Ubu mubwira ahubwo. Mubetanye n'icyana. Igitamanyo cyiza gikeye byatari. Bavuga ati yaba ari igishiri cyanjye. Aho nduri muzima muri umutwe wawe. Ubwo uhuye n'umukobwa mwiza muri karitsiye mu mukobwa abasheri wawe. Akuzi ko bakuroze koko mbyemeye. Nusubona hari ikintu wawe umukobwa sinamutereta se. Okay, nyine nubira kare nta kintu twaye. Ariko rero ukaza nakoze beza kumera ngo wabatereta. Ubuze yagukunda ko herehe ndo. Eza ko. Wana kumbara kuzima kintu gikabutura. Naho bundi. Rero byose Nese kuyo guhaha udukindo. Umva ahubwo. Nembi kuzima toto. Montero no. Kirabo wi. Aba mabuja bino bisi ko bari kumereje. Iba gitungushe ri.
ubwo wari warangariye ngo mu bakobwa beza kandi babuja nyihanangije mbere igitunguru cyiza unamutunga imbere byo tuma nibagiwe kubwo ubwenge bwawe ugenda kugenda wasamye mu muhanda umva noneho ngo warangariye abakobwa ubuyogirwa igitunguru ndakora twaje ku izina ry'Imana yego umva ngazana amafaranga rero ubwigere turi mpamvu ushaka ko amafaranga y'igitunguru naho niyo mpamvu ushobora ko nta kibagena kugezamo amafaranga rero umva noneho mbwire genda igitunguru urumva wowe genda ubukakora igitunguru twawe uyu munsi kubita igikarango cy'inkuru ariko nkuru ndayikeneye wada ku kirangizo mfite yanjye ndakwemera hakintu ariko Daniel karame urabona dukwiye kukwizera ko nta kintu wavugiye muri gereza kwera nta kintu navugira muri gereza kwera kuko iyo ngira icyo mvuga nayo cyo warafunzwe rega suku utakwizera ahubwo abantu nawe urabazi abantu ndabazi ariko mani twanyuranye muri byinshi nta kintu muvande wa nta kintu nagutwara kwera nta muntu n'umwe uzigera umenya ukuri usibye njye na boss wanjye gusa abandi mwese ntimuzigera mukumenya nabuja bari bambwiye ngo nkubwire ngo umuhe amafaranga ngo yo kugura ibirungo umugore bamfase akubwira kumbaza kandi muhereza kuri telefone Musa, meze bite se? gahunda inzanye urayizi gahunda ikurikira ndayizi ariko Musa ntago byoroshye ariko uzi kwiyongoza umuntu ushinzwe umutekano Subiremo ni utabyumvise iri joro agomba kurara tuviriye mu nzira ibyo bintu ndabyumva ariko nakubwiye ngo cyangwa ntabwo bitekereza ngo bishire mu mutwe wibaze kwiyongoza umuntu ushinzwe umutekano urumva iyo dire yoroshye nibyo bintu ndi kugusubiramo bishire mu nyurabwenge wombi niba utangiye gutinya ngo ashinzwe umutekano ukaba udashoboye kumwica Fidel ngo atuvire muri gahunda iri joro nta n'ikintu waba ukinamariye wowe kwanza muramo inzoga tunagenda reka nkubwire ikintu kimwe ngiye ibyo ushaka ndanabigukorera kurenza uko bikeneye you know me nobody knows why I say cheers Tani yandi yashani yarafite yataye giye kwitoragura umushyire wenda nabona uburyo bwo kwiyumva nawe